mana nyagasa umuntu wese abona ni umuntu nyine munini yoti wavuga ubuse bajya kuba bakagona wa mugore munini kandi Yesu ataragera aho jari na kotereti kari kaka ariko ajateraho amajari ashyiraho kotereti ashyiraho amaferi amen haleluya nahana barimo bagiye babona jari na kotereti Yesu ajya abikora se kandi byose abikorera kunguka amen haleluya nta mushinga Yesu yashoye ushobora guhomba ni umushinga uzunguka ukongera ukunguka na nijoro wawunguka niyo tutavuga wawunguka akumana haleluya kubera ko n'abanyamahanga iyo twitambukiye byonyine gusa badushakira amazina ubundi mama pastor kandi umutware wanjye si pastor kubera ko barabonye n'ibintu namwe murabona ari ibintu nta nyabindi y'imvura rero zira ni gahunda haleluya ese ko nabyo ngoro haba nta byaha gusaza Imana semane fara kuko Imana iyo tuyivuze neza hari imyuka y'abamenyi n'abaperesi iva mu nzira tugakomeza urugendo Yesu arabyose tuganira abashyitsi barahageze ndanezerewe niko ndasimbuka niko ndahinda nkananezerwa ko afite icyo kubakiza nanone we kwibuka ko afite icyayi gifite n'isukari nkumva satani yakozwe n'ikina ariko wamusoroje kurambagiza ngo agere mu nzu aho wakwita muri saloni ku rutara twararagaho hanyuma kandi ngo rutara akaguru karwo tukakazirikaho ihene iyindi nayo tukayizirika ruguru abonye inzu mbamo aragira yarizamwe yewe noneho bamuherekeza muri ati nta soni ufite uraza kurambagiza ukaza no kuririmo wari hano akamukubita icyaha abonye akamukubita ikindi nkajya nisekera nkamera nk'utayibonye ariko kwisekera ati oya ati ngenda agira ngo mubaze ati Jose ndagira ngo mubwire akantu gatangaje biturangira turaza kwisomera n'ijambo ry'Imana ati niko Jose ati oya meda umwe yitwaga meda yitwaga Mose ati oya meda ati Jose iyi niyo nzu abamo niho iwabo nyawabo ngaseka ngongera ngaseka kubita umutwe aho kanimo umutima nkajya nigeza aho abantu bwabo ko bwapfuye umutima ntiganza ni bwabo uko byagize gute byarangiye umuntu yariranga nakora se akabatinda ariko mana we ko muhumure ntabwo nirwana n'ibisa kubera ko agashyuhe kazaga byaramanukaga sibyo murabizi disi murabizi mushu so ino nama mwayo agashyuhe kazaga byaramanukaga ariko buri bucya abashyitsi kaza nasenze icyo bita isengesho ry'imbaraga rikumira ishorobwa mu izina amasengesho yose Imana irayumva kandi n'amashimwe yose Imana irayakira hajya avuga ntiwabishoroga we n'ubu utagira n'amatwi Imana igutegeke ejo ufite abashyitsi kandi bakunda kwambara amashati y'umweru nagutegeke kandi mumbagize kwizera ko bitazaba haleluya ntabwo byigeze biza banize bitaka wowe jya usenga ugire kwizera ucecetse ndabakiriye ndahinze nyine umuhindo w'abakora ariko mujye muhinda mu byo mugomba guhindamo ahantu ugomba gushyira akabara kugashyira ndahinda ndagenda nterura ibinika y'icyuma ya kera murayireba murayibuka aha mwakate rero nawe umenya n'urukebano muruzi haleluya ubu byangora nuko ndi mu mahanga ariko mwe muri inshuti umva ahantu Yesu yankunda ariko Yesu ni umuhanga sikuntu yajyaga anyohereza ngo nijya kwiga imodoka niba mpingirije nawe
ati ujye kwiga imodoka agiye kuguha ese ubu urambwira ngo kwiga imodoka imyate n'amabavu uraryoshye. Haleluya. Arangije rero ndazanye nteruye ibirika arongera arize nzanye ibikombe nazanye kiyasi murazizi tisore n'abana beza namwe twari kumwe ntabwo Imana itakuriye kure none. Haleluya. Cyo ntabwo wabaha mikoro disi ni gahunda Mana nyagasani mfata kiyasi nazizanye nazana kiyasi akangera akarira najya avuga ngo bwapfe ariko genda bakira mu izina rya Yesu. Ndagenda fata ibijumba mbikubita mu kabakure urakazi kabakure zanye ibijumba niho nakirane harimo Fiyanse urangije kaminuza na perezida wa korale ubu ni umushumba. Amen. Haleluya. Ubu ariko Mana ko Yesu araryoshye. Nangije kumaze rero ndabisengeye nuzuye umunezero ndabisengeye ndamushimiye Mana uduhaye ibyo kurya Yesu. Sengesha y'imbaraga reka ndanezero noneho arangije arambwira abese Joseph Karame uvugisha ukuri kumukirisitu nzikukije hano ni iwanyu nyawanyu ndasekayo ndetse kubera ikinyamasa ati niko ati burya uzura umwuka wera utaha none se umwuka wera acometse mu maso buri gihe mbyara bamazi. Noneho hari igihe nigeze guseka bagasezezanya ibitwenge habwira dogiteri hamwe uri umuhanga wahise ureba impamvu ntabyara neza arambwira ati se guseka ikinya ntacyo cyagutwara icyo kinya se kiba cyamushyirwamo na Yesu. Twebwe turakomeje mu rugendo. Haleluya. Haleluya. Mana yacu. Mana y'abanyarwanda. Mana y'inzira. Ikakugaburira ikakunyuza kwiporosa. Najyaga nteka imyanana 9 nagize inzara y'iburagasana yigirana n'izo mfubyi za mama yewe nagira kumweko umugabo witwa Mukara uhoraho njya gufunguza umukecuru nawe n'abana mukuru we n'umuziga araruta uyu nguyu. Noneho njya kumufunguza arangaburira ibiryo bisa bite ntiza kano kantu angaburira ibiryo bisa n'iri kote ari ikinombe gisa n'iri kote gutyo. Noneho natamira kumva sinumva icyanga ariko ndirira kuko nifite inzara y'iburagasana mpereza n'akakamya meza. Noneho ndangije ngira amatsiko ndamubwira mukecuru urakoze ariko sinamenye ibyo nariye. Arambwira ati bonjour mwana wanjye yakundaga kuvuga igifaransa cyane ati iki gihe turimo kiragoye nta muntu uzasaba igitoki cye ngo akiguhe nufunguza bazajya baguha iki se kandi bataguha no ku gitoki
mujugunyemo wenda ukakama bigabanuke ariko muzarya ibyo kugeza igihe Imana izuna muri cumi sha ni nari umuririmbyi kunyanitse uzanyana ndagenda njya kwa umugabo twari turanye witwaga Siviyariti umusaza witwaga Siviyariti nabwo ni muzehe je kugusaba imyana ateziganije mushaka imyana n'itandatu ati koze mugiye kuva muri batandatu wanyu mutishigisha ni wowe nyihera imyana ibindi bintu uzagira ngo tuzabimenya hanyuma arambwira ati ngwino tujya mu rutoki akajya agenda akataho cyane umusaza mwihurira arameze agakata arayiba ndagenda ndabikora nateka natogota rero ku buryo mwana we Stefani ni umugore twari duturanye ufite abana 12 yumvise bitogota kuko mu kazu k'ibyatsi nta bana rero aravuga ati Yosephine atenze kwa nyira ati mwese urwo bagashaka turi mu ishaka n'abana bose yabitagisha ati mugende abahe yarakijwe ntabwo ari mu bintu kugira ngo nivanye ibiraro kubera ko kazi ntaba ari akazi k'ibyatsi n'abana byabo akaza abana bagatora umurongo bagira ngo nivanye ibiraro ayageze basanga n'ibintu bitagira ibara birahiriye ariko hageze nanjye rero baramurira agasanga nari nzi no kuyiboha mpaye gusubiza ntabwo baba bazi kuyiboha turabiboha noneho ndambura hano ariko mwana we numva badatihereza icyubahiro gusa nawe wibuka aho Yesu yagukoresha arakora nabicaza rero kiza ku gasahane kiza ku dusahane ndabazani ugakorora guca kubera bwarashonje nako muri bumbaze hanyuma ariko kuza gute hari urate ukajya agati hari titalazo dufite Yesu hanazorewe umufunja yiwe twebwe tuzamusenga twongere tumusenge twariye tutanariye amasengesho ajye mu magufa abana bacu birahira amasengesho yabase n'abantu yabase n'abana kuko Yesu niyatinze gukora hazi yarabuze kandi yaguhaye ntabwo cyuje Yesu yaba ari umuntu wamirira amateka we mubabarire muri kureba ratako nambaye super uba ari umuntu byari kugenda bite Yes. Yesu
twabashije gusobanura, ibintu twariye kwa Yosefina, ibintu twasanze atetse, ibintu by'umukaramamari, ibintu bimeze nk'ibikatsi, mbese abana bariya n'ababwira bahaye ibyo batazi ukuntu baje bababwira ko ari imvange y'iki ibirayi biraje bageze basanga ibintu batazi uko byitwa byabirya nabireba igihe kinini. Haleluya. Hanyuma rero wa musore wanjye ngo ndajya meranza utoremo ibyo bashije uratwara ibyawe n'uratwara ibyo nabizi nta biri kuri hasi. Amen. Wa musore rero maze kubakira ngo turasenze yarize yago iswari wa tose ibintu byakomeye nakamubwira ati uraza kurambagiza warangiza ukaza kamana ese warambagiza hari ukanakoze ati waraceceka mena ati umuntu burya n'ahantu agute ataha nutabera tuzurucometse dopi heniwere piguni ijuru ibintu by'umwuka wera biyoborwa n'umwuka nta n'umuntu ubigenzura atawufite ngo abishobore kereka iyo ashaka gukubita igikuta igihanga kiwe hehe ku gikuta urabireka ibintu bibera hano data wa twese wagiye sitaye azi ukuntu abyikontorore wajya wizira wiyoroheje gusa uzane ituro ryawe uzane icyacu uzane amashyi uhereza Imana ubundi byahari bihana abantu babitoreye wino uzaruta ubuzibonera Imana bwangu bwawe. Amen. Haleluya. Fashaka cyane hingarero zaherekeza abashyitsi herekeje abashyitsi kera ko barambagiza gase n'umubizi uwamuherekeje arihereza akagenda imbere mukaza gakeya musubiramo ko ikiganiro kijya gute n'ukuntu uko bizagenda gute Amen. Ngo twagiye rero tugeze hafi y'agatema hafi n'ubwo n'ubundi hari mu Rwanda ari mu mwuga ate igihe babanza nabwira nti ndabona nigeze kuri kwa bana b'Imana bakishije ubwo baracyaha cyangije ubwishe ukuri uracyaha ashingiye uko habanye n'uko wabibonye urahari cyangwa byahise biragute Imana ni nziza yewe yari yambwiye kuri ikimenyetso cy'igiki cy'ibyiza arambwira ati yewe birakomeje ati ahubwo reka mubwire ati ntabwo nzi ko ari buriya buzima ugize ute ubayemo ati umuntu agize yishurirwa ati mugiye kujya kugura amavuta ya buri kwezi yo kwisiga tutayabona amashyi uzaba mutanisiga gagiye muri korale turimo dusigamo n'amasaha ari kuza uzayo amamesero asagutse kuyo natetse cyangwa agasate kavoka hari ukuntu iyo voka iryoshye cyane ibiro bigatakara hagasigara gahunda y'utuvuta saa yine se ku kazuba bikagenda ukaba ufite umwuka umuntu wese agira ati ariko mana we iyo yakwanitse n'iyikwanitse yonyine ifite kugukaranga ku gikarayi ari ryo jambo ryatubwira ngo mbaye muretseho hatoya ariko nzavuga
basubiye iwabo kandi reka mbabwire uyu muntu agiye kwikorera iki matera dore yananiwe no kwishyura inzu ndisi ntuzi ko nyir'inzu atashye yarakaye bazi no kureba ibintu bitagira gutega ariko dushimire Imana ihatubereye ikaturebera naho tutareba ikatwikira imigambi y'iki isakura inama zayo ikazuka Mana yanjye haleluya rero uwo mukunzi wanjye Yesu yarazanye arambwira ati ikintu rwose ngiye guheraho kihuta ni amavuta ukageza muri korari wisize amavuta nzajya mugurira akangurira igicupa kinini cya kokobata murayazi ubwo se umuntu akugura cya kokobata uri muri shiri wari uri muhingirishana ntabwo amateka atangiye guhinduka wumvise ari vaseline kokobata ugasukamo glycerine abazimu bakazwigira nakubitaho kwa kokobata nagera muri korari bagore tibatiye atubatigo atakoza azagusukira bavuga ibigori bizagusukira twararanye mu ishyamba ariko ntuzambaza akuye byari ibanga rikomeye kubona umuntu w'imyate uhingira ijana uteka imikanana yarangagijwe n'umuntu urangije iki abo biganye buriya aba yabasize ajya hehe umusore aratashye ageze mu rugo abwira mama ati mama twarabanaga muri korari twabanaga ngo turi uwawe papa wari umufatanyabikorwa muterankunga icyo gihe kuko twabitaga umwana na mama we tubana hehe korari arambwira ati mama ati umuntu tuzabana naramumenye kandi uyu munsi navuye hehe umusura ati mwana ati banza umumbwire mbone numve atubwire umukazana uzanzanira ko atari ihoriza aramubwira ati narambagije Jose ati turirimba ati wowe kibondo cyane ati mwana wanjye ugahitamo neza ati hafi umugisha ati aho hantu birimo ati aho hantu bihaye iki umugisha ati wahisemo umukobwa mwiza ati none se wabonye wagameze wagameze Imana aramubwira ati mama ati wazamusuriye ku cyumweru nawe kandi ukazanabinyemereza papa tukuzahabona kose uzabinyemereze nde papa umukecuru ati ku cyumweru uzafasha umwana atari ko n'ujyayo uzamushyira akajerekani k'amata ipaki y'amandazi nzaguha n'icupa ry'amavuta nzaguha n'umuti w'isabune ikintu Yesu yavuze aragikurikirana akagikora
yareba ko umubiri waramutsikamiye, abantu bararya ntibasenga, baragotomera ibikoma na bya Bevaliya, hari ibintu byaje bitumariye abantu, ariko Mwuka Wera arashaka ko bugingo n'abahembura. Mumuhate isengesho, mumuhate ijambo, mumushakire ibibano by'Umwuka Wera, abyibuhe n'abagubwe neza. Haleluya. Bana we abyibuhe mama agubwe neza. Mwabaririmbye nuko byasetaye. Imibiri ni ibiryo, ariko bugingo ni isengesho, ijambo na Mwuka. Haleluya. Njya kugira umugisha ukabana n'inshuti isenga, ntuzayireke. Gutungira ubugingo mukagubwa neza, nawe ukagenda ugatunga ubugingo bw'imiryango yawe. Uracometse, ni byiza cyane. Amen. Umubyeyi araje rero, arahageze ndanezerewe, yarariza arusha umuhungu we, ararusha umuhungu we, arambwira ati najyaga nkubunaguze, ati nagira kugira hano zari zanze ramwe karambiriza umuryango. Imbwa za afataho nyirahuko yagukandagira yikatira nijoro, mbese zari inzozi. Haleluya. Ariko dufite umugabo witwa Yesu, udakangwa na biracitse, uhindura amateka, kandi yaje iwanyu ntayoboza, nta n'uwabaza. Yagiye kwa Zakayo abantu batabishaka, bafite amagambo, iminwa yabo ari bavuga amagambo adatunganye, bavuga ngo ntugeyo ngo kuko Zakayo adakijijwe neza, ngo afite ibintu by'imbinyikirane ngo by'ibyaha. Yesu aravuga ati ndajya kwa Zakayo kandi ntarambye. Wenda Zakayo nitubonana amateka yarahindutse.